Yes, tubashimire mwese abakurikiye business isobanutse. Ni wa mwanya tubagezaho ikiganiro kijyanye na Pi Network, gikuri kamera kandi kuri mikoro ni Tete Kamanzi. Tukaba tugiye kuganira ku kibazo kijyanye no gukosora cyangwa gukosoza ibikosamye wandikiye kwa team. Uyandikira unyuze hahandi tumayiningira iyo hageze, ugakanda muri twa dukoni dutatu ibumoso hejuru, wagerayo ugakanda kuri ukabonamo hasi kuri Pi Portal, ukakora ku buryo uhitamo aho wandika. Iyo umaze guhitamo icyo ugiye kwandikira cyangwa se guhitamo icyo usaba gukosoza, yaba ari email, yaba ari amazina, yaba ari phone number, ni amahirwe bora twageze. Ni amahirwe twageze kuba baratuzaniye gukosora ibyo bintu. Ubwo rero impamvu nzanye n'iki kiganiro ni ukugira ngo mbabwire yuko bishoboka. Iyo bandikiye bakubwira umaze gutunganya ibyo usabwa byose, ugomba kuba ufite email, ufite nimero ya telefone ko baruyeho, ufite buri kimwe cyose mbega wakoresheje cyangwa se icyangombwa cyose usaba. Hanyuma n'aranga muntu cyangwa se icyangombwa cy'isimbura cyangwa passport cyangwa driving permit, permis mbega icyo wakoresheje mbega, urabandikira. Umaze kubandikira bagusubiza muri email, bahita baguha igisubizo direct. Bagusubiza yuko bazaguha igisubizo bakiriye ikibazo cyawe, ariko bazagusubiza mu mezi ari imbere. Ariko reka mbabwire, ejo hashize kuwa gatanu ndi kumwe n'umuntu nari namukoreye kuwa kane, bamwandikira batyo. Ariko byantunguye, bamuhaye igisubizo muri iryo joro. Kuko ejo nibwo twari kumwe, izina rye ryari ryanditse nabi. Deja bahise bamuha KYC. Yari yarakoze KYC ariko izina rye ryanditse nabi. KYC ye bari baranze kuyemeza. Byabaye ngombwa yuko bamuha resubmit. Mwabyumvise yuko igisubizo bagitanga rwose vuba, nubwo bakubwira mu mezi ari imbere kugira ngo nibitinda utazavuga yuko bagutindiye. Bamuhaye kongera gukora KYC kandi imbere ntabwo byafungukaga. Ndagira ngo rero mbwire buri wese ufite izina rikosamye cyane cyangwa abantu bahindura nimero zabo za telefone, gusa nyine kubandikira iki, hari aho wandika ukabasobanurira ikibazo uko kimeze, ukomekaho n'irangamuntu yawe. Ikibazo rero aho ngaho ruzingiye kumenya kubikora. Ibyo rero nibyo mbabwira tubafasha kubikora. Byantunguye nanjye kubona bamuhaye resubmit kongera gukora KYC, byamushimishije cyane. Twayikoze na liveness barayimuha, nubwo hari ibyo wenda bitarangiye bitewe n'impamvu. Hari igihe uzana ugasanga telefone ifite ibibazo, kaba ikibazo cyo kugira turacyafite ibibazo by'amatelefone, nta kundi byagenda nyine. Birababaje ariko nta kundi twabigenza. Ariko nyine tubana nabyo, tukatira amatelefone cyangwa ukakodesha ukabikora, nta kundi. Nyine birakuvuna ariko ugomba kubikora. Hanyuma rero ushobora gutira telefone ya mugenzi wawe kugira ngo bikoreremo ikora neza. Wayitira, wayikodesha, uko uzabigenza niwe uko uzayibona. Iyo telefone rero urabanza ukajya muri konti yawe ugakora sign out. Iyo ukoze sign out, ibyo bagusaba ubu Pi zawe mayininze muri ayo masaha 28 zihita zigenda. Nabo zagiye batiye telefone barabikora, ariko Pi zagiye bareba, zahise zigenda. Nta kundi byagenda, ziragenda nyine. Hanyuma ukaza kwisubizamo. Nibura biruta kuguma aho ngaho utagize icyo ukora. Ukajya gufatura irangamuntu ugasanga telefone rekata. None ugasanga umuntu aragumya gukirana n'iki niyo telefone. Ese uragumya gukirana na telefone ubireba neza ko idafotora, ubizi neza ko iragufotora ukagira ngo uri mu gihu cyo mu birunga. Ese ukibaza kuki ugumya gukina n'ubuzima kandi ubwo iminsi ye yamaze kubara, countdown irimo irabara igabanyuka, warabireba. Ariko arakomeza gukirana na telefone ifite igihu. Ukibaza icyo gihu uragikizwa n'iki, wabigenza ute? Ikindi ugomba kumenya, niba ugiye kwandikira kwa team, banza ujye muri telefone yawe, urebe muri settings, urebe about phone, urebe ubwoko bwa telefone ugiye
gukoresha kuko barabikubaza wenda nka Android version 12 Android version kangahe niba ufite telefone ya Tecno ntago wandikamo ngo ni Tecno ni Android version 12 ibyo ugomba kubanza kubireba ukabishyiramo hari wabibonye ukamenya username yawe gutyo na email yawe mbese utwo twangombwa twose bakubajije ukatureba ukadushyira ku ruhande bamara kubishyira ku ruhande ukabona ukagira gute ukandikira kwa team ukabaza umuntu username yawe ni iyi yakata ese umuntu utazi username ye undi buri ibindi byo azabimenya ikindi ukamubwira ngo ugiye kumusuzumira telefone ukamubaza passphrase yawe urayizi ati password ukuvuga ngo abantu barikitiranya password na passphrase. Passphrase ni ya magambo 28. Password ni rya jambo bakubajije ufungura konte yawe. Hahandi muri verifications kamwe gaheruka. Iyo tumwe tuvivuye ari dutanu kakandi gaheruka. Nka kwa kundi wandika ngo Kigali 1 2 3 cyangwa se Gatsibo 100. Nako wibuke yuko ubanza inyuguti nkuru kandi ya magambo yose aba afatanye. Bitandukanye na passphrase. Passphrase ni amagambo 28. Ni mumenye kubitandukanya, mumenye kubibika, mumenye kubikoresha. Ikindi umenye wallet address. Wallet address ni bya bindi birimo byanditse mu cyapa bivanze n'imibare tugita ngo ni ibinyuguti bihekeranye. Iriya niyo nimero ya konti. Niyo uzajya utanga nkuko ntanga nimero ya telefone bagushyirireho payi ntabwo uzagushyiraho amafaranga uzagushyiraho hariya nyine y'ikoranabuhanga niyo urangiza bakohererezeho niyo nawe uzajya woherezaho. Ubwo ibyo bintu mugomba kumenya kubitandukanya kugira ngo bitazajya bibatera urujijo mukabivanga ugasanga mwabyishe. Ikindi ukabaza umuntu verifications warazikoze ati ni ibiki ni hahandi unyuze mu dukoni dutatu ibumoso hejuru uciye haratumayiningira ukareba ahagana hasi kuri profile ugakandaho ukareba ahandi havivuye n'icyatsi tuntu dutanu. Izo nizo verifications. Account verifications, phone number verification, email verification, Facebook verification, KYC verification and password verification. Izo verifications eshanu nizo ngizo tuba tuvuga. Security sako warayikoze ati giki security sako ni handi tumayiningira urabona imaze kumayininga hamwe hahinduka icyatsi hejuru yaho hari ahantu hari utuntu tw'udutwe tubiri hejuru yatwo ahantu haba ijanisha hari abatagira iryo janisha rero kubera ko batarakora iki security sako. Ubwo rero ugomba gukora ibishoboka byo iyo umaze kumayininga utarabikora ni ikintu bakunda kukuzanira bakwerekamo n'imibare kuntu ntabwo uba wagakoze security sako ijya aho ngaho nabyo ugomba kubikora ukabyuzuza hanyuma kongera ukamubaza mainnet checklist harazikoze ati nkeki mbese ugasanga umuntu nta kintu abiziho rwose hagana winjira hariya tumayiningira ukana muri twa dukoni dutambitse ibumoso hejuru ugakanda kuri iryo jambo rya kabiri mainnet ukagenda ukajya handi handitse balance dashboard ukariyamo haganamo hasi ahanditse mainnet checklist ugakandamo ukabona za steps cyangwa se za ntambwe kuva ku ya mbere kugeza ku ya 9. Reka mbabwire ibyo bintu n'utuntu ugomba gukina natwo ukamenya twari two kandi niho ruzingi ukareba yuko twuzuye. Akuzuye ni kakandi kaba kanditse kahinduye ibara ry'icyatsi handitse ngo completed. Iyo bituzuye usanga bisa nk'ivu cyangwa se nka move. Ibyo byose igihe cyose kataraba icyatsi uba ugomba kugakora. Ugomba rero kumenya kubikora. Igihe utabisobanukiwe isunge abisobanukiwe bagufashe. Siko bimeze cyangwa se ngwino hano urebe hano kuri business sobanutse urebe ikiganiro bagusobanurire wumva uko wabikurikiza. Rega ni munagerageze gerageza basi bikunaneho kugira ngo unanirwe kugerageza ariko gerageza urebe ko wagira ibyo wikorera ku giti cyawe. Ndumva inama yanjye ari iyo ngiyo ndumva nta kundi byagenda rwose kuko buriya yo utashoboye kugira ibyo wigeragereza nawe ubwawe nta muntu uzahora kugerageza. Niyo nama naba n'ukuri kandi ikindi kimukizirikane. Reka rero nsaba abantu batarakora subscribe bayikore n'ibishoboka mukande kuri like mutwandikire muri comment ariko munadukorere share kugira ngo dukomeze kubaka iyi channel ikomeze kutugezaho byinshi byiza. Gubwe neza muhaye muronke uyu munsi ni umuganda rusange mu Rwanda twifatanya n'abandi gukora
ariko nanone tutibagiwe gukora umuganda kuri account zacu za Pi Network kugira ngo zirusheho kugira isuku, twitegure open minded, ntacyo dufite tubura, ahubwo tuzabone ibyo twakoreye. Mugubwe neza mwese.